Mw'ishyamba rya Gako ndetse n'irya RAB mu Bugesera niho havaga ibiti bya kabaruka. Ibiti byabaye imari ishyushye kuva mu mwaka w'2013 nibwo hamenyekanye ko ibi biti bifite akamaro kanini ku buryo abantu babihigaga aho byabaga biri bakabitema kugera ku bitsinsi byabyo bakabirimbura bajya kubigurisha mu mahanga ngo byari byarabonewe isoko muri Aziya. Ibi biti bivugwa ko bivamo imibavu ndetse n'imiti. Byari ubucuruzi butemewe aho polisi yabifataga cyane ko ari ibiti byavugaga ko bikomye biri mu marembera. Ku rundi ruhande hari abibazaga impamvu bidakorwaho ubushakashatsi maze ngo bikwirakwizwe. Kuri ubu RAB irimo gukora ubushakashatsi kuri iki giti. Ndayemeye Fanuel ni umuyobozi wa RAB ishami rya Karama. Nyuma yo kubona ko abantu barimo bazishaka bagenda bangiriza amashamba, tumaze kubona ko harimo wenda ari igiti gifite akamaro cyane, byatumye tugira amatsiko yo gukoraho ubushakashatsi kuba twafata bimwe mu biti kugira ngo twinaze turebe ko byazashoboka tukazaboneraho tubona imbuto yo kugenda dukwirakwiza mu gutera mu kunganira amashamba yacu bari bamaze kwangiriza. Ubushakashatsi kuri iki giti cya kabaruka ngo buracyari ku cyiciro cya mbere, ariko kandi ngo buratanga icyizere cyo kuzagera ku ngemwe nubwo ngo harimo inzitizi duhura nazo nuko ahantu hose twakagombye gukuraho izo ngemwe amashamba barayamaze. Uhereye aho iwacu twaje kubimenya ko bifite agaciro barabimaze, nta hantu dushobora gukura ingemwe. Kugira ngo dukomeze ubushakashatsi izo dukozeho nizigira imbogamizi tuzabone ikindi twahera dukora ubushakashatsi. Ubwoko bw'ibiti 29 bya kimeza birimo na kabaruka magingo aya nibyo RAB ikoraho ubushakashatsi hagamijwe kubibungabunga. RAB ishami rya Karama ubusanzwe rikaba rifite umwihariko wo gukora ubushakashatsi no ku biti bivangwa n'imyaka, ibihingwa biberanye n'uturere dushyuha, ubushakashatsi ku mfizi z'ihene ndetse no ku nka z'ubwoko bw'inyambo. Ikigo cya RAB Centre ya Karama gisanganywe umwihariko wo gukora ubushakashatsi ku mfizi z'ihene, ku nyambo ndetse no kubijyanye n'ibihingwa biberanye n'uturere dushyuha. Akimana Latifa, Televiziyo y'u Rwanda mu kigo cya RAB Centre ya Karama mu karere ka Bugesera.